twubake u Rwanda twifuza cyane dusore neza twifuza u Rwanda twifuza cyangwa se u Rwanda dusore neza twubaka u Rwanda twifuza. A few moments later. Busa hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, ariko hari ntashonje. Ku itariki ya mbere Oktoba isaha y'isa 8 APR FC yakira Pyramide kuri regional zarya bitatu stade ano nazanagura ko tuzigatiza Pere Stadium nyine stade regional Nyamirambo niko banditseho arese cyaka turebe Pere hano iya rukoro mu mwuka bapima ishobora kuba koko mu mwuka igaragaramo ariko mu maraso wareba umuntu ukabona ni umuntu uri atasinze ntihandi ubona umuntu aburana ngo ikugira ngo nasinze urumva buretse gato kuko hano icyo bakubwira si ukutanywa inzoga ni ukutatwara inzoga wasinze. uyu munyamabanga w'ububanyi n'amahanga yibuke ko ajya gutorwa ngo abone uriya mwanya wo kuba umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza abantu benshi bamuhaye amajwi ari abongereza ari abanyekongo bafite ubwongereza bwa Kongo nako bafite ubwene igihugu bwa Kongo n'abongereza n'abanyekongo bafite ubwene igihugu bwa Kongo sikegariwe n'abanyekongo bafite ubwene igihugu ariko nukuri umuntu wayegukanye nawe Davi arayidiza umunsi wose akirwa apostinga nzi wacu uri Musanze twohereje ifoto imbere y'isoko rya Goyi tumiwe uje munafata ibintu muguzi kabasatsi bagira imizungu bw'inyuma kabasatsi bagira imizungu bw'inyuma uti kubera iki muri hano twazindukiye hano nkuko murimo kubibona mu mashusho iyo ni imodoka ya toxique Perezida Paul Kagame muri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame muri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Banza wumve amafaranga nasinye na Tom Transfers na amafaranga yitwa amadinari mbahaye ikizami mwese hano muva mugende ni mumara kumenya uko idinari rivunja muzongera dukore press conference nitwongera